Dore ibyo ugomba kwitondera mu rukundo bishobora gutuma urukundo rubiha. Mu rukundo iyo ufite umuntu murugendamo neza ni byiza, ariko ababwirana ko bakundana koko biba bibavuye ku mutima. Hari ababivuga bakurikiye ibindi bitari urukundo. Niba ukunze umwana w'abandi wimubabaza bwose, mukunda umukunze. Niba wumva utamukunze wimutesha igihe, kuko abafite abamukunda wabujije uburyo bibwira ko mukundana cyangwa mukundana koko bya nyabyo. Mu by'ukuri hari ababivuga babikuye ku mutima n'ababivuga kubera ibindi runaka. Nukundana n'umuntu ubizi neza ko urimo kumukinisha, ujye wibuka ko ibyo urimo kwita imikino ingaruka zizakugeraho mu buzima bwawe. Nta mpaka, kuko ibyo ukina nabyo aba ari ibya nyabyo. Urukundo rwubaka ubuzima, ariko iyo urujyanye nabi rujyana ubuzima aharindimuka. Ntugatinye kubaho nta mukunzi, kuko si igikorwa cy'ubugwari. Ahubwo mu gihe ubona udashaka kubeshya cyangwa kubeshywa, wafata akanya k'akaruhuko ukabanza ukabitekerezaho neza. Mu gihe wumva utiteguye mu rukundo, si ngombwa kwihatamo urukundo, kuko ushobora kubabaza umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umukunzi umwe aguha gutuza, naho benshi ntibatuma utuza. Urukundo si ikintu ukwiye gufata uko ubonye kose. Banza umenye koko niba umuntu mugiye gukundana koko icyo gihe uzaryoherwa mu rukundo. Ndashimira buri muntu wese tugeranye muri uyu munota. Ndagusaba gukora subscribe. Ngiye muri kumwe ni Dusengumuremyi Emmanuel, naho gutaha ntuzacikwe n'ibindi biganiro tuzaganira. Murakoze cyane.